nukubanza kumbabarira kubwira iya voice mbabwiye impamvu yayo. Iriya voice nayicuze mu buryo bwibuye ndinaga hano. Noheli muhungu wanjye batogose ubwonko ubasaze bareke babire gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka. Ndakwemererega ubundi wowe urategura ubihorere bamoke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure ngewe rwose ntugire ikibazo. Sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona ari ribuye itameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigerageze. Audio nyitanga ubwo ndayemeye ni jeje nyine ba social media nshuti z'umusaraba bantu mudukurikira ni njyewe nyine ufite uburenganzira bwo gusesengura audio nahaye Prophete Noheli. Sibyo urayemera ni njye uyemera. Hanyuma undi wagiye kuyisesengura akayisobanura ntago namubwiye ngo dore ntanze audio ariko ngo waye n'uburenganzira bwo kujya kuyisobanura. Je ni njye ufite impamvu y'icyo nari nubatse muri jye. Noheli kuba yayifata akayiha Pasiteri Korode birashoboka ko Noheli ataranyizeye ko twababariranye cyane ko hirya hacu hahise hari indi mihini yigeze iza. Ariko ndarahira Imana isumba byose ntago ndi umwanzi wa Noheli ntacyo mfa nawe. Namenye ko intego mufite kuba narafunguwe Theogene nkaba ndi mu gihugu cyanjye nk'umunyarwanda bitigeze bibashimisha. Aha ndashaka kugaragariza ribu n'izindi nzego zishinzwe ubuzima bw'ikiremwa muntu mu Rwanda ko ningira icyomba n'ubundi intego mwari mufite iracyari ya yindi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Go turabakunda cyane Yesu nashimwe kandi ahimbazwe ni umwami kandi ibihe byose turabakunda kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu aho dukurikiye hose uri. Reka mbere ya byose tubabwire ngo twakiriye iriba ry'abera n'impamvu ziriba ry'abera wumve umuvandimwe Theogene kubera ko nyine ngo umuhanuzi Theogene niho anyuza ibyigisho bye niho anyuza ubutumwa ndetse n'izindi nyigisho zigiye zitandukanye cyane. Theo karibu mu biganiro byacu Yesu ashimwe cyane. Imana ibaho umugisha. Urakomeye? Ndashimye Imana. Yego nishimiye guhura nawe ntabwo ni njye nyine iruhande rwanjye ndi kumwe na Samu kandi nzi ko ibintu bigiye kugenda neza cyane. Twavuga byinshi twakora byinshi ariko biba byiza cyane iyo dukuyeho urujijo ku bintu abantu benshi cyane baba bibaza kubera ko nibo dukorera cyane cyane kuko turi mu murimo w'Imana ariko ntabwo umurimo w'Imana wagenda neza hakiri gushidikanya cyangwa se utuntu tw'utwangononwa hirya no hino bisaba ko ibintu tubishyira ku murongo kugira ngo bigende neza cyane. Hari amajwi ngire ngo yagiye hanze ashyizwe hanze na Pastor Claude avuga ko ari umuhanuzi Theogene yari kubwira umuhanuzi Prophete Noheli wanashyize indirimbo hanze mu kanya nari ndimo ndayireba yarari kumubwira ibijyanye n'ibyo agomba kwitwararika no kukuba yakora mu by'urukundo rwiwe na Asiya. Ngire ngo abantu barabyumvishe bamwe baravuga ati uradutengushye ibi bintu ntitwabigukekeragaho ati zimvugo ukoresheje ntabwo zihwitse ibintu biremereye byavuye muri gospel byageze no muri sekira kuko ibintu nubona Dumba yabipostinze ukabona akazi ko yabipostinze uryo uzahita umenya ko byarenze yego byageze kure cyane ngira ngo ari amajwi navuga ko ari cyo kintu kiri ahantu hose niyo nkuru ihari imihanda. Sasa gahunda ukuntu ziteye mu by'ukuri Theo yasaga naho hari ubutumwa arimo arahereza Noheli ariko ahanini cyane cyo tugendereyeho ejo Theo yakoze ikiganiro ariko abantu nabonye batanyuzwe bibanze kuri audio ariko ikiganiro basa naho batakiceho cyane badashaka kucyumva. Yego kugira ngo dutangire neza rero nk'abana b'Imana twese duhuzwa n'isengesho twese duhuzwa n'amasengesho mureke tubanze duce bugufi kugira ngo dusenge Theo tubere muri no sengesho kugira ngo duhe na karibu nakaze mwuka wera atubare natwe kandi akuyobore ibyo uvuga ko ntaba ari wowe ahubwo abe ari we ukuyobora. Mana yacu waturinzira ijoro hirya no hino turi amahoro
abagize ibyago nubakomeze, abacitse intege ububake. Mbere ya byose Mana utweze kuko turi abanyaminwa yanduye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu akiri mu isi abagifasha igihe mu ntambara. Duciye bugufi ngo ubane natwe muri iki kiganiro kandi umwuka wera abane natwe. Amen. Meze neza, ndashima Imana cyane. Ngira ngo ikiganiro twakoze ejo cyaje nyuma y'icya Pastor Claude, ngira ngo nibishaka yabisobanuye. Niyo mpamvu uyu munsi mu gitondo ndagira ngo noneho iki nibatanyurwa iki kiganiro ndagira ngo tugendeye kuri comment n'ibyo abantu bajye batwandikira batubwira ati mumutubarize neza adusobanurire ibyiriya audio. Ubu noneho tugiye kuvuga kuri iriya audio gusa kuko kira kiganiro twakoze cyari kirimo n'ubundi butumwa buremereye bwiza. Kira kiganiro buri ibintu uretse iriya audio, ibindi bintu biri inyuma ni byiza, biri bimwe mu biganiro byiza uyu mugabo ashaka kuba yarakoze, ariko abantu ntibigeze bashaka kumva ibindi by'inyuma, bumvaga audio. Noneho abantu benshi baje bavuga ko we nibishaka ari guhakana ko ari amajwi ataraye. Ubwo turi kugira ngo ibintu byose tubishyireho umucyo duhereye nonaha, abantu badukurikiye bamenye ukuri, bamenye nimba ari amajwi yacuzwe, kuko abantu ubu ikoranabuhanga ryaraje, umuntu ashobora gukoresha cyane cyane buriya bintu buriya no mu rukiko uko bidakora biriya bintu ngo byo kuvuga ngo ijwi ry'umuntu, kuko umuntu ashobora gucurira mu rukiko. Turi imbere y'abana b'Imana. N'urugero ndi kuguha ijwi umuntu ashobora kuricura, birashoboka. Amajwi barayacura. Yego, ijwi ry'umuntu umuntu araricura, birashoboka cyane bitewe n'ahantu tekinoloji igeze. Ariko noneho nibishaka niwe ugiye kubishyiraho umucyo tumenye nimba ari rajwi ari rucurano cyangwa ari irye, noneho tumenye n'impamvu yaryo. Ya murakoze. Hogura n'umuhanuzi ariko banze ubwire n'abana makuru y'ijuru. Reka mbanze nshimire mbikuye ku mutima. Theogene Imana yampaye impano yo kutagira inzika. Ndayishimira Uwiteka, nta muntu nanga. Nukuri kwiyamamagaye. Niba nje kwiyoberanya hano, Uwiteka twara imfura n'ikironda mfura nsigare ndi inshike. Nta muntu njya ndwara inzika mu buzima. Nsabe urugendo online abakurikirana iyo channel, nsabe impanuro yego abayikurikirana, nsabe iriba ry'abera TV n'izindi na Rwanda Gospel Show. Abantu tugiye kuvugana mutege amatwi deni mwumve neza. Ikiganiro naraye nkoze kirimo ubusesenguzi buri muri audio. Umvise kuba afite impano yo kumva no gusesengura. Ndashimira mbikuye ku mutima abantu bantutse bababaye, ariko nanone abantu bave mu bintu byo gufana. Yego naje muri media nzi ngo nje kuvugana n'abakristo n'abakeneye kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo rero nari nzi ko burya habamo aba Theogene nibishaka, habamo abo ku ruhande rwa Pasi. Iri joro ikiganiro nacyumvise ndagitangira ndagisoza, nani commentaire ya mbere ndayisoma n'iya nyuma ndayisoma. Wenda ubaho bigeze ntago mbizi. Nasomye commentaire 96. Naryamye isaha y'isa 10 za nijoro. Ariko niba hari ikintu cyansekeje kandi kikanshimisha, nge sinjya niyoberanya. Umunsi niyoberanije Uwiteka azampane iteka ryose. Ubugingo bwanjye azaburi batere munsi y'ibirenge bye. Nuko nteye bo ndasaba rero baze kumva, noneho batangire bitonze, nanone basoze bitonze. Hari ikintu maze kubona muri social media, kumva ku muvuduko uri hejuru ariko ukiyi mu mwanya wo gusesengura. Ndasubiramo, kumva ikiganiro ku muvuduko uri hejuru wihuta ukiyi mu mwanya wo kubishira mu bwonko ngo bisesengure. Ari ikiganiro nakoze bwa mbere, ari n'icya kabiri, ari n'icya gatatu, nibaze ku ijambo rivuga ngo umuntu ushaka igituza cya mama Asia
Theo yari inde muri we ako kana de abana be bakundaga iki yabazaniraga iki gatatu sumukadi nyakwigendera yasize mu mutima wa Asiya umuntu yikuramo agomba kuba yujuje iki ako kantu rero aho kugira ngo abantu bahumve umuvandimwe pasiteri yimikwa simbizi ndabizi uvuze izina rye ahajya turahazi nta mpamvu njye mvuze pasiteri sibyo rero abakunzi mwese mugiye kumva iki kintu nashimishijwe no kubona imbaga nyamwinshi iri ku ruhande rwa mama Asiya ndavuga ngo reka mbe igitambo ntukwe ariko nongera mbabazwa nanone nuko nta muntu wanditse ati Theogene tuzi sibyo ese waza ukatubwira niba iriya audio ari yawe cyangwa niba atari yawe nza mu kiganiro sinigeze nyemera sinanayihakanye nayikavarinze ndicecekera yego sibyo hanyuma nimvuga ngo ni yanjye cyangwa si yanjye mwe nimuhite mwirukanka ahubwo mwumve intego ya audio ni iyi ese Theogene warugamije iki ese koko uri umufatanyacyaha na Profete Noheli ese koko ni wowe umworiyanta kujya mu rukundo na mama Asiya guhanura ubuhanuzi oya nicyo bavuze soke bw'ikinyoma nkuko bari kubivuga ariko sinjye ubivuze kuko nge ntago ngenzura impano ziri muri Noheli mu bantu bamushinzwe sindimo icyo nabona kuri we namusanga kuba ntaza gutera kamera ngo mvuga abantu suko mba mu nzu gusa nanjye ndagenda sibyo abafite ibyo bamvugaho bafite uko banza ariko nge mfite uko niyizi hanyuma rero dutangirire ahangaha twagiye katwanzike audio nyitanga ubwo ndayemeye ni jenyine ba social media nshuti z'umusaraba bantu mudukurikira ni njyewe njyenyine ufite uburenganzira bwo gusesengura audio nahaye Profete Noheli sibyo urayemera ni njye uyemera hanyuma undi wagiye kuyisesengura akayisobanura ntago namubwiye ngo dore ntanze audio ariko ngo waye n'uburenganzira bwo kujya kuyisobanura je ni njye ufite impamvu y'icyo nari nubatse muri jye Noheli kuba yayifata akayiha Pasiteri Korode birashoboka ko Noheli ataranyizeye ko twababariranye cyane ko hirya hacu hahise hari indi mihini yigeze iza ariko ndarahira Imana isumba byose ntago ndi umwanzi wa Noheli ntacyo mfa nawe yego ariko jewe jenyine ni njye wari ufite muri njye icyo naringamije abantu bumva akantu navuze ngo simfite umwanya wo kujya kanyarira ngo mana harimo ikintu gikomeye ese koko Noheli yareretswe ese koko Asiya Imana imuhaye Noheli ese koko ibi bintu byubatse gute umuntu wese afite uburyo apimamo ibintu bye bitewe n'impamvu ngiye kuvuga iki kintu ntuzakore ikosa ryo gusanga umuntu mu kabare ngo umubwire ngo vuba nonaha reka inzoga mugurira irindi cupa wanyumvise bese gato yako kantu ngo nusanga umuntu mu kabara nk'inzoga ari kunywa inzoga wimumenera inzoga yayiguriye yego kandi akabare yinjiyemo ntiwakamwinjijemo rero niba ushaka kumugira inama banza umushigikire mu mafuti ye yego hanyuma kuko muri kontwari hakirimo izindi nzoga afite kureba iriya ntarayinywa iriya nayo ntarayinywa rero iyo umubwiye ngo reka kunywa inzoga ageze ku rwego rwa Primus kandi afite amatsiko ya mitsingi arashaka kumenya Henikeni imerite mugurire numara kumugurira umushire ku ruhande uti rero nubwo nagushigikiye muri ariya mafuti hanyuma ndagira ngo nkugorore sibyo nizere ko inzoga zose umaze kugira gute
kuzinywa Kubisogora. wanyemerera noneho ukareka inzoga ko ntayo usigaje kunywa hariyo ufitiye amatsiko uyu muntu aravuga ati nukuri zingeza aha uyu muntu gukizwa biramworohera no kumugusha bizakugora kuko nta yindi nzoga yasohotse uzamwereka ngo ajye kuyirarikira uranyumva cyane gatanu. icyo rero nari ngamije kumenya sibyo ntago jyewe ndi umufatanya bikorwa ntago nyobora Noheli ni mukuru sibyo Yego. Noheli ni mukuru ikosa yakora singe waba warimukoresheje cyane ko audio yaje Noheli Imana yaramusuye imwereka uwo bazabana hanyuma audio yaje ikurikira iyerekwa ryande rya Noheli mu yandi magambo habanje iyerekwa rye hanyuma njyewe muha audio turi bangahe muri babiri tu prive yego nashakaga kumenya icyo nashakaga kumenya ku giti cyanjye iwanjye twari abantu babiri nanjye wa gatatu n'undi muntu waje nyuma tujya muri izo mpaka ndababwira ni mutuze message Noheli yansubije maze kumuha audio abantu bari kurira hari akantu kansekeje nasetse imbavu zirashya ngo kubenura iyo yabaye terime nshya mu mujyi rero hari ikintu maze kubona ni ukurobanura akantu bafite ukuntu wowe uvuga ikintu noneho bagakuramo akantu bakakabyina we bakagakeza abantu bahite baza ku ijambo rivuga ngo bayaze ubwonko ntago bwayaze se basaze hanyuma se umuntu uri mu rukundo ijuru ryahaye umugeni hakazamo ijambo rivuga ngo basaze batogose mu mutwe bamutse bagaruke barebe ijambo rivuga ngo icyo akora ibi bintu iyo uza kuba wabisize kuri cano yawe yari guhita izamuka mu yandi magambo ni uko ari saga ifite imbaraga turi kumvikana neza rero nta yindi mpamvu n'iyi n'imwe nta n'icyo nashakaga kubaka urumva hanyuma ushaka kubimenya hano mfite impamvu z'ibyo ntashaka kwerekana sibyo hanyuma nigeze hari uwabajije ati ese Noheli yagusubije iki hari uwabajije ati ese mwari mushingiye kuki byari biturutse kuki kugira ngo ubwire gutya iki kiganiro cyaturutse ese cyaturutse kuki sibyo ntabwo rero jyewe nshobora kuza ngo yerere abantu bari bakwiriye kubanza kumenya imvo n'imvano social media rero naje gusangamo abantu utamenya deni dufite ikibazo abantu mufana nibishaka Theogene kuki mutakumva nikosa yaba yakoze mwimfana ntago je naje gushaka abafana oya ahubwo nyura mu bundi buryo ubaza uti ese Theogene waza ukatubwira niba ibyo bari kukuvuga ari ukuri nkanasaba imbabazi ariko wikoma amashyi deni ayo mashyi niyarangije abantu kandi tuza tuvuga ngo iradutumye turi mu mwuka turimo turahanura ejo nakoresheje ijambo rivuga ngo Imana ntisange twebwe turi kubabwira ahubwo isange mwebwe ibasobanurira abo turi bo kuri mwe nta n'uwigeze yumva mu yandi magambo ikinyarwanda nakoresheje cyari gisobanuye iriya audio noneho bigora abantu mu kubyumva ahubwo mwe muhaguruka mukubita nashatsemo commentaire avuga iti yewe Theogene mukozi w'Imana watwemerera niba ari uko byagenze ko nawe rwanyerera ukaza ukadukura mu rujiro ikiganiro turi kumva kiragaragaza ko ushigikiye mama pastori ariko audio nanone ikaza ishigikiye Noheli niki warugamije washakaga iki igisubizo ngiki rero ahantu hakunda kuba isenga ry'imbwa cyangwa se ibuga ryazo sinzi ikinyarwanda nakoresha kugira ngo umenye ifite imbaraga muri zo uzafata umunono w'ihene wigufwa uwubabure numara kuwubabura
usigaho ikirungo cyose gishoboka, uri nagaho izo mbwa zikunda kuba zimokera. Aha abantu banyumve neza, ntawe nisimbwa, kuko umuntu aravuga akantu kakaba ikindi. Aho zimokera, aho zikinira, aho zikunda gukorera ibikorwa byazo bijyanye n'izina ryazo, baburi gufwa urihanage. Hari iri burifate, iri rigate gusa, kuko itaragira experience yo kurifata ngo irihekenye irimene, ikaririgata gusa cyangwa ikaryihumuriza. Ariko ibabajwe nuko itarifata ngo irituritse. Hari indi rero izaza ifite inararibonye mu kuguguna iki igufwa, yizahita iricakira, ititaye ko iri mu zindi, ihita iricakira irimene. N'ikiriya audio nayikoreye, hari ibyo nashakaga ko bivumbuka kandi nabibonye. Urumva uri bumbaze. Hanyuma icyakurikiyeho niki? Mwabonye uburyo induru, umuriro, umututu w'umunwa wahise uhindukira kuri Theogene. Noneho ndashaka iki kintu nyoze muri ubu buryo. Umukozi w'Imana nyakwigendera Pastor Theogene bazina banje, Imana iramuhamagaye ngo aruhuke iyi miruho n'imihate, sibyo? Hanyuma abantu bahite bakanguka. Naha nashakaga rero, tubabamo mutazi ko tubabamo, mutubamo tutazi ko mutubamo. Nyakwigendera maze kuruhuka, Imana imuhamagaye. Mwabapagani, iyi mihanda habonetse abana ibihumbi bingahe biza bimwitirirwa ko ari abo yabyaye, sibyo? Mukajya gutera kamera, mukagura indaya za hano muri Muhororo. Umwe akora muri salon de coiffure, yishyuwe ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Araza atera kamera ati ni Theogene nzahuke twarabyaranye. Mwarazibonye abana benshi mwarababyaye. Abana mutazaniye nyakwigendera akiriho ngo mubamushire mu rusengero bati wibwiriza uri umusambanyi, bakagaragara ari uko avuye mu mubiri atashye. Induru twarayibonye, nta utarayibonye. None audio Theogene yahaye umuntu afite icyo agamije, nibwo muje mwerekana ko muri ku ruhande rw'urukundo rwande rwa mama Pasiteri Asia. Aka kantu abantu bahite bakumva. Muri indyarya, muri iyoberanya, muri abagome, muri abana babi. Ijambo kubenura icyo risobanura kuri jye, nashakaga kumenya Monsieur Prophète Noheli ari mu rukundo na mama Pasiteri Asia, kandi Noheli yareretswe ariko yerekwa sinari mpari, sibyo? Niki cyateye umuntu w'Imana kwerekwa hanyuma bikarangira njyewe wenda ndashaka kureba iryo yerekwa ni njyewe nagombaga gukoresha langage de pagani, igishegu kireba niba uweretswe ari bukavaringe audio muhaye, akambwira ati mukozi w'Imana mfasha gusenga, erega samarari, erega wimbwira gutya wenda ufite icyo washaka kumenya ndabibonye, ariko giye nareretswe ahubwo mfasha gusenga. Birangira audio icomotse aho yariri, sibyo? Iri prive, iri muri telefone y'umuntu, kandi telefone y'umuntu ni umuteka, igomba kuba ifite umutekano usesuye. None audio iragiye, ntigiye kwa Samu Gakire, ntigiye kwa Pasi, ntigiye kwa Theogene, ntigiye kwa Matiyasi, ntigiye kwa Sebyatsi, ntigiye kwa Senturusu, iragiye kwa pasiteri runaka. Aha, kandi muri kese munyumve neza, aha murahita mukanguka noneho. Muri kese Theogene yafungiwe, uwamutanze ni pasiteri runaka. Hanyuma ni nawe ushiriye iki? Ni ushiriwe audio bwa butumwa. Hirya y'uwatanze audio n'uwakiriye audio, maho hagati muri icyo kibuga hari impamvu z'uwayitanze, ntago mbiza azabyivugira. Hanyuma n'uwakiriye audio nawe afite kubidefanda uko abyumva, ibyo nabyo ni uburenganzira bwe, sibyo? Hanyuma haje kuvumbuka ikiganiro cyakozwe
abantu bahite babyumva, namenye ko intego mufite kuba narafunguwe Theogene nkaba ndi mu gihugu cyanjye nk'umunyarwanda bitigeze bibashimisha. Aha ndashaka kugaragariza RIB n'izindi nzego zishinzwe ubuzima bw'ikiremwa muntu mu Rwanda ko ningira icyomba n'ubundi intego mwari mufite iracyari ya yindi gereza. Urumva? Ari nayo mpamvu muraza guhita mubona ngo kubenura ngo bivuge ngo abagore bose bari mu gihugu ni umugore umwe, umubyeyi umwe, mama pasiteri Asiya niwe topiki, niwe aberetswe Imana yerekanye, hanyuma niwe nkuru, niwe sije. Hari undi mugore wa kabiri mwigeze mwumva Theogene yavuze? Ikikwereka ubugome bw'aba bantu, baragiye bati umugore w'umukuru w'igihugu ninde wamuvuze? Wumva ko kantu ushinzwe inama nkuru y'igihugu y'abagore deni baragenda batondeka ibintu byongere biremere bibyimbe bituge bisandare. Theogene aba yasubira aho yarari. Mu yandi magambo umugambi n'ubundi uracyakomeje. Nashakaga rero gufata pozisiyo yanjye mu buryo bwanjye bwihariye bwo kugira icyo mvugana na social media mbagira mutya, ariko nashakaga no gusiga ibi bintu mbishizeho iki isuku. Urumva pasi? Hanyuma ndashaka abantu muri ku rugendo online mbasabye inkunga yo gutega amatwi kandi umwuka w'Imana wo guhishurirwa no gusesengura ikintu abamanukire. Ikintu rero cyanshimishije mwanyeretse kuriya mubyeyi mu muri inyuma. Niba muri inyuma rero ni muze dufatanirize hamwe, ntimumubi inyuma wenyine, n'abandi bakeneye abantu bababa inyuma. Nasanze muri social media ari idini ritagira umwuka wera. Ndasubiramo, nasanze social media ari idini ritagira umwuka wera. Ni waraza nta bugingo ndi kubonayo, nta kwezwa kuriyo, nta gakiza kari muri social media. Nasanze ari idini ry'igipindi, ry'ikinyoma, rya views, ryo kuvuza induru no gukomera gusa. Nari nzi ko social media, Imana inambabarire, nari nzi ko kuyizamo ubutumwa buzajya bugera kure mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Babandi baboshwe n'utuzi dutandukanye badafite umwanya wo kujya mu nsengero bakadutega amatwi bakuzura umwuka wera bakavuga bati mukozi w'Imana, Imana ikuduhera iki umugisha. Ntago nari nzi ko bandika yo nguri imbwa, ntago nari nzi ko bandika yo nguri igikenya, ntago nari nzi ko bandika yo ngura akakubitwa n'inkuba, ntago nari nzi ko bavuga bati uri ikicucu, uri ikigoryi. None ukibaza iri dini ryuzuyemo abashize bisoni gusa badashobora kwandika bati niba wanacitswe Imana ikweze jya imbere ya kamera wihane kuko wavuze nabi, aho ugasanga amabere ya nyoko. Hari y'ibintu naraye seka mbona icyo gusengera, hari icyo gusengera muri social media. Urakoze cyane. Muri ubwo ndi kuvuga mu byo twagiye tubona haba muri comment, haba n'abantu baba banyuze inbox bakatwandikira mu butumwa bugufi bagiye baduha, bamwe bagiye unanarebye muri comment Theogene nagukunda. Yes. Ibyo bikabanza ariko uradutunguye, uratubabaje, ukoresheje amagambo ntari nizeye ko yava mu kanwa kanjye w'Imana nkawe dukunda twemera yavuga ibi bintu. Ndababaye abo bantu urabahumureke bakomerekejwe n'ibyo bintu batari babashije gusesengura iyo video no kumva. Yego. urabahumureke. Ntabwo ushobora kuba yihumure cyangwa ububwira ati mumbabarira bakomeretse. Icyambere nabonye abari ku ruhande rwanjye, mbona n'abari kuri kote ya mama pastori, bimpa ikindi cyizere ko n'uwashaka kumuhungabanya cyangwa se kuba yagira ibindi ategura ku buzima bwe, hari ingabo atarazi zamurwanirira ko zihari. Icyo ni kimwe mu byanejeje. Ikindi kandi mbona aho kote y'abampiga baherereye. Ikindi kandi nanjye mbona ndamutse mfuye abanshyingura aho bari.
nsanga umurambo wanjye utaribwa n'imbwa ku gasozi. Yego. Hanyuma nibakomere, ntago Theogene wo muri iriya audio ari wiri hano, ari nayo mpamvu nshaka ngo bongere bumve ikiganiro. Buriya kiriya kiganiro numvaga nakubita umuntu, ariko nkavuga ni hari n'uwo nari ngiye gufata mu ishingu, Samu we wabirebye afite ibintu ari gushigikira, navuga nk'uyu mufashe iki. Iyi fanatizme iri mu mbuga nkoranyambaga, felicitation komera, niba ari ukwihana, niba ari ukugorora ibintu tubigorore, sibyo? Nukuri navuze ngo ibi bintu nibisohora sinzongera guhanura, sibyo? Sinshobora kuzongera kuvuga ngo Yesu yavuze icyavuze ibiki. Niba umuntu akubwiye ngo niba ushaka uriya mugore bureba yaguraga ngahe, ntacyo wumvamo. Niba ushaka kiriya gituza mbona cyabasajije, sumukadi voyisi, ijwi riri mu mutwe wa Asiya rya nyakwigendera ridashobora gupfa kuvamo uko wishaki, rifite vorote kanga. Ubwo ntago navugaga kuki ntacyo muvumbura ngo mukuremo. Rero abantu mwababaye mumbabarire, birumvikana, birababaje. Bashakaga nkanjye Theogene nakigezeho. Ntabwo Theogene ndi inkozi y'ibibi. Yego. Iyo nza kuba ndi inkozi y'ibibi muri iriya audio nari kuyubaka, n'ikiganiro kikaza kiyubaka. Yego. Ariko ikiganiro gihabanye cyane n'iriya voice. Yizera nk'umukozi w'Imana badakora ikosa ryo kuntakariza icyizere. Uyu munsi ndamenyesha isi yose ko aba bantu buririye kuri iyi audio, apana muri komanteri, bari yabona inshingano zabo, kandi ibyo bakoze nanjye nabishimye. Yego. Ariko hirya ya komanteri abari kuri kamera bashaka kwegiserera iyi audio, ndabamenyesha ko nta rundi rukundo n'uru na rumwe bafitiye umurimo w'Imana cyangwa umurimo w'Imana. Kuko niho turyamyeho. Nukuri ntarwo. Iyo abarwari ruhari, yego, tuba twarabibonye mu rupfu rwa nyakwigendera. Yego. Njyewe navuze ngo kamfatibuye ndi kubite mu gihuru, nkoresha ijambo ry'igishegu, sibyo? Uweretswe ni gute yerekwa? Imana ikamubwira umugeni, mama Asiya, mama Pastori, umugore wa nyakwigendera, uriya mubyeyi. Hanyuma ikimenyetso cy'uko nta yerekwa ririmo, ikimenyetso cy'uko nta Mana iri muri biriya bintu, ntabwo ari uko Noheli yatanze audio yayishiriye shebuja. Bantu banyumve neza, kuko akimara guparama ngo yeretswe umugani we, ikimenyetso barahita bakibona, bamwemereye ko bazamukorera indirimbo bakayimuha nk'igihembo, kuko yazamuye channel zabo, indirimbo barayikoze, amafaranga nibo bayatanze. Hanyuma uwayatanze ni nawe wanyatatse cyane ku wundi muvuduko. Hanyuma rero kaji wamugarura, abanza atekereza abana yagiye atoragura hirya no hino, azana kuri iyi mihanda ngo nabanyakwigendera. None ari abana nyakwigendera bivugwa ko yabyaye, hakaza abagore b'impu zitandukanye, bigaragara ko nyakwigendera abo yasambanyaga yinjiye. Audio nahaye Noheli n'abariya abana bajyaga bazana igifite imbaraga. Niba mufite amaso areba, niba mufite intekerezo zifungutse, n'iki gifite imbaraga. Theo, hari ikintu nabonye kandi navuga ngo cyabaye mugani wawe, yena ni n'uburyo bw'amagambo aremereye cyane wakoresheje, wavuze ko ari biye wateraga. Ariko ikibazo kiriho cyane, ndashaka kumenya ngo kubakira ku kiganiro cy'ibyabaye hagati, kuko ntabwo wabwiraga umuntu utumva nawe yaragusubiza, kandi nawe hari amakuru yaguhereza. Benshi bakomeje kuvuga ko ibya Noheli yavuze wari umuteguro, bijyanye n'uko ari uko byari byubakitse n'abo baterankunga bari bari ku ruhande. Yego. Ku ruhande rumwe ndashaka kugira ngo twumve ikiganiro cyari kiri hagati, kugira ngo ntiwandike message wo kwandika urabizi, ukoreshejwe kuko wari uzi ko byanga byemera bizasohoka rikajya hanze. Harimo ibintu bibiri. Noheli yansabye imbabazi. Ku biganiro yari yagukozeho. Ku biganiro yari yarankozeho mbere. Ashigikiwe n'abo bose. Sibyo?
n'ubundi abantu barabizi audio byange bikunde nashakaga kureba ese Noheli yasabye imbabazi Theogene nibishaka koko ese koko nta kindi kibazo kiri hagati yanjye nawe ku buryo ndamutse nguye mu cyaha runaka Noheli akambona yambikira ibanga agahisha ubwambure bwanjye ntanjyane hanze. Iyo niyo ntego ya mbere nari mfite, ariko maze kumuhiriya audio musekurira mu rukundo rwe no mwiyerekwa rye ndebe Noheli niba koko imbabazi yansabye zari zifite iki ishingiro, ikimenyetso cyuko yari yaje kuneka no kunyiyoberanyaho. Abantu bibuka twicarana nawe mu kiganiro, nukuri ngewe naramubabariye pe, kandi waranabigaragaje ku mutima wanjye. Ariko iki ni ikimenyetso cyuko nta muntu wakongera kunyiyoberanyaho no kuza kunyishushanyaho ngo aje kunsaba iki imbabazi. Iyo aba Noheli yaransabye imbabazi pasi, ntago yari gufata iriya voice namuhaye ku bushake ngo ayishire abazi ko ari abanzi banjye nibarangiza bayikine ibitraininga kuri uru rwego. Theo urakoze cyane. Hari ikindi kintu ngiye kukubaza ibibazo nka bingahe na Samu yanaza kunyunganiramo. Bigaragara neza cyane ko abantu uyu munsi wa none bizera abantu kuruta uko bizera Imana. Urakabyara kubera ko nkurikije uko reaction abantu bagize, bababajwe no kumva ko Theo atagira intege nke cyangwa se atacikwa mu buryo bo batazi kuko wabiteguye. Yenda tuzazogora ku kiganiro cyabayo hagati ko nashaka kugira ngo numve uburemere bwa bino bintu bya Noheli uko byanga byemera mu kiganiro mwagiranye. Hari ukuri kurimo wahereza abantu kugira ngo bere no kumeza kurangarira mu gutukisha Imana. Ariko reka tugaruke ku kintu cyitwa ikizera abantu bizera abantu kuruta Imana, bizera Theogene, bizera ubuhanuzi bwa Theogene, kwizera kuruta kwizera wamutumye. Ibi bintu biraza kuzana ikihe kibazo mu murimo w'Imana mu Rwanda kuko bikomeje kuba ikibazo. Urakoze pasi. Aha niho navuze ngo social media harimo gufana, ntiharimo gukizwa, ntiharimo gusenga, ntago harimo kwihana, ahubwo harimo gufana. Mukozi w'Imana runaka niwe twemera, uje ntituzi bimuzanye. Ngewe sinshaka unkomera amashyi, nkeneye umuntu umbwira ati mukozi w'Imana we ihane sibyo, uwo muntu yubahwe sibyo. Niki kiri gutuma abantu bafana abantu? Nibishaka Theogene akagira abantu be, Samu Gakire, Pasiteri Samu akagira be, ijuru ni iryande. Ndagira ngo mbibutse ko mwebwe mwese mudukurikiye, mu nda yo kwa Nibishaka Theogene mu gisekuru cye nta muntu ushinzwe, nta muryango ngira ufite kampani ishinzwe kurinda ubwami bw'ijuru. Ijuru niryo warikoreye inshuti zanjye, ijuru niryo w'Imana yaryemereye. Mu nda ya mama ntawe ushinzwe umutekano mu ijuru cyangwa kubarura bazaritaha. Ijuru niryo abera inshuti zanjye, ijuru niryo abarikore, ijuru niryo abakiranutsi. Ijuru ntago ari iryo ababwirije cyane muri social media, ijuru si iryo abahanuye cyane, ijuru ntabwo ari iryo abavugiye mama pastori, ijuru si iryo abamusebeje, ijuru si iryo abarengeye Theogene. Ijuru ni iryo abera, ijuru ni iryo abariharaniye. Aha niho nashakaga. Ndashaka dukizwe tutanyuze kuri Theogene, ndashaka abantu dusenge tutanyuze kuri Samu, abantu mureke twihane tutanyuze kuri pasi. No, ntago Theogene ari password y'ubugingo bwawe. No, nakubwiriza nkarimbuka kandi wowe ukaritaha. Ikintu rero cyambabaje cyatumye mfunguka ubwonko ni uburyo abantu bari gufana kuruta kumenya n'iki twakora. Yego, nyuma yuko iyo audio isizwe hanze, yego, ubona ari iki byangije ku murimo wawe w'Imana? Ese ubu Noheli nk'umuntu wari wababariye, umubano wawe na Noheli ubuhagaze ute? Nta mpamvu niyi nimwe yo kudakomeza kumubabarira. No kuba yatanze audio nabwo ndamubabariye, nukuri rwose. Icyabimuteye nta kivuze mu kiganiro, nuko nubundi intego bafite ari yo gusubiza Nibishaka Theogene. Ese twakora iki noneho kimbitse agasubirayo? Mu yandi magambo,
kuza kunsaba imbabazi anyereka ko yahindutse ari umutego n'ubundi nari ntezwe kugira ngo ejo mvuge ngo mbabariye Noheli ejo haza undi njye mu kigare cyo kubabarira kuko niwo muhamagaro wanjye nta nzika nzajyana mu ijuru. Byampaye rero irindi somo aha rero nkagaruka nkavuga ngo abumvise iriya audio mumbabarire kuko mwakomeretse kameme biranumvikana kuko ni audio yihabanye na nibishaka Theogene. Ni ikintu kigoranye gufata iriya audio ukayomekaho Theogene kugira ngo bisobanurire abantu tuziranye, ni ibintu bigoye. None abahanga bahita bomekaho kiriya kiganiro naraye nkoze ku rugendo online, harimo amakorosi nka miliyoni. Umuhanga wapfa kumva birabe nakabisobanukirwa kereka umuntu ufite umwuka wera. Rero abantu bareke gufana baze dusenge dukizwe. Ndarahira Imana isumba byose ntabwo naringamije kohereza Noheli kujya mu rugo rw'uriya mubyeyi. Ikindi rero kugira ngo abantu bamenye eske kubenura koma aha mpavuge arangaye mbisubiremo, mama pastori arangaye. Niba umuntu adashobora gutinya kubyina ibisopo, niba umuntu adashobora gutinya ko ahanura koko nk'uko abivuga, izina profete ni izina ry'uwasengewe nshuti yanjye. Murasinziriye ntimubona? Nuwasizwe nuwimitswe muri uwo mwuka, nuwarambitsweho ikiganza n'abakuru agahabwa iyo nshingano. Yasengewe nande? Yabikuye hehe? Yabirazwe nande? Wabimuhaye ninde? Ariko iyo utabimwise ni ingumi. Mu yandi magambo rero social media nashakaga kubereka ko irimo abapastori bibikwangari bibipupe birimo byibereye aho ngaho bidafite aho biva naho bijya. Murareba ntimubona, murabwirwa ntimwumva. Naraye mbasomeye ndababwira ngo murambara ntimushira imbeho, murarya ntimuhaga, ntimunyurwa. Nicyo umuntu yabakorera kugira ngo mukizwe. Profete ni izina ryiyubashye muri iyi si. Ndasaba nyakuba Antoine Paul Rutayisire ahamagara aba bantu, ndamwubaha. Gitwaza Tabara, mwegera aba bantu kuki bari gukora ibi bintu mubarebera. Izina Profete Noheli yasengewe na yimitswe ryari. Ariko iyo utabimwise murarwana. Nashakaga kureba, hari icyo nashakaga. Ntago ndi umupagani wo gushigikira ingegera zitiriwe iri zina kujya gutoba urugo rw'aba. Nanababwiye ngo nimureba nabi ruriya rugo kiragituza murakizira. Niba umuntu akubwiye ngo menya sobanukirwa Breba Theogene yahahaga ni yangahe? Ese sumukadiri muri uriya mutima isevinze ni muri gatushe, ni muri smartphone, ni hehe isevinze he? Ijwi yamusizemo, umutoma yamusigiye. Nanavuze ngo jewe naho Imana yamumbwira nacyaha kuko ntabwo ankwiriye. Ninjye ubivuze pasi. Njyewe nacyaha ntabwo mfite ibirungo nasiga kariya gahanga, simfite amavuta nashira muri uriya mutwe. Ubwo byasaba ko Imana impa ibintu bikubye kabiri byo Theogene yaratunze kugira ngo mbashe kurongora uriya mugore. Bantu mujye mwerekwa, mujye musobanukirwa, noneho mbahumuye amaso. Yasengewe ryari? Igihembo bamuhaye ni iriya ndirimbo bamuhaye amafaranga yo kujya kuyikora kuko yari amaze kubazamura. Avuga ati noneho reka dutondagire nibishaka Theogene. Hinjiriramo rero uwo twakoranaga, ubu tuvugana kirahita gisohoka. Simbivuze nonaha. Ubu ari hehe? Inyamata. Kugira ngo mumenye abampagurukiye abari bo. Umusaraba TV Nepo bavuga ko ari we wanzanye muri social media. Reka banza avuge. Pretse ngo yanzanye muri social media, ni nawe rero wahaye uyu mupastori ntibuka amazina ye. Muraza kumubona arimo aravuga cyane. Ndeni niwe ufite umuvuduko cyane. Kuri rya gufwa najugunye hahandi, kuri rya gufwa najugunye hahandi muraza kubona urifite neza. Hanyuma abantu bahite banyumva ngo niwe wanzanye muri social media. Niwe rero wagiye gutanga amakuru k'uyu mupasiteri ngo ngira umugore hehe muri Muhororo. Urakoze cyane. Aho niho reka rero aha naho mpoze. Yego. Kamera yakoreshaga niya nibishaka Theogene. Ndahiye isumba byose niba mbeshye.
imfura yanjye yitwa imfura ya se wihogora Sharon, niwe mwana nkunda mu buzima, niga kubyara niwe nabyaye. Ni umwana w'isezerano uri mu irangamimerere, akurikirwa na Irakoze Ishimwe Raki. Nonaha niba mbeshye Uwiteka abantware nsigare ndicike. Nabwiye Yesu ngo nubona ngiye gutambika ibirenge naragukoreye turaziranye, uzanyeze unyure cyangwa umuvandimwe wanjye nyakwigendera n'abandi bagukoreye. Kamera ni yanjye, Samu untangira ubuhamya nza kuguhiga ngo nkwishyure, urabizi. Jerry untangira ubuhamya turi kumvikana. Kamera yayimaranye amezi 3, sinigeze mwaka n'icyatanu, anyemerera ko tuzajya dukorana ikiganiro, agashira kuri channel yanjye, agashira no kuye. Nta mafaranga namusabye, ntangariza isi ko mu baterese mushiki we ndimo. Nicyo naringiye kukubaza. Hanyuma ibyo nabyo, ibyo ni ibindi. Nge niko mbaho ndakijijwe. Ndashaka nerekane abakozi b'Imana, abapastori muri kubwira ngo babasengere, mukarara mubaraza rwa ntambi ngo babarambikeho ibiganza. Nuko Theogene naje muri iyi sura. Rero mfungwa yambazaga ibiganiro ankubitira mu bujiji bwo kutamenya amategeko no kutamenya icyamfunga n'ikitamfunga. Barabizi ko nari maze igihe mfunzwe. Turi kumvikana ku makosa y'ibyo nakoreye ku mbuga nkoranyambaga, kandi by'umwihariko kuri channel ye. Nukuri yari ifite abasabu batagera mu ijuru, uyu munsi batagera mu ijana. Yari aprayinze arahembwa, simuhora ko nta n'igihumbi yampaye. Namaze ukwezi muri gereza mfunzwe, namaze y'iminsi 42. Yagiye mu rubanza rwanjye rimwe, ajya kunyumvira urubanza bwa mbere barabisubika, inshuro ya kabiri ntiyasubiyeyo, yiriwe akora ibiganiro. Bapanga kuza kundeba n'uwitwa Pascal, birangira Pascal ari ugiye ku rukiko wenyine. Abakurikiranye ifungurwa ryanjye muramubona umugabo w'umupira w'umuhondo w'urukara, niwe wenyine wagiyeyo, ni nawe wavuze ati Imana ishimwe ko Theogene atambutse. Nepo yibagirwa ko afite materiyeri zanjye ngo ajye gusomerwa mu mwanya wanjye. Hanyuma niba amenye ko mfunguwe azane kamera afata ikiganiro ndekurwa. Umugabo yababajwe nuko bandekuye kuko cyari kumushimisha ko njya mageragere, hanyuma kamera yanjye ikabirangiye muri ubwo buryo. Uretse ndaje rero, ndaje nguha umwanya umuntu urimo urakurya ndabyumva hari icyo ushaka. No kuvuga ngo uyu munsi harageze ko niba hari ikintu kibabaje Satani yashegeye akaririra. Niba hari ikintu kibabaje n'isi yose ibyumve n'Abanyarwanda babyumve, kumva nibishaka Theogene umukozi w'Imana yacwanye na Nepo Museni Umusaraba TV, nkemera ngafungwa njyenyine, nkabambwa bakambamba, abana banjye bakajya mu ngaruka z'ubuzima butari ngombwa. Ndemera ndafungwa njyenyine uwumwe, bakagira ibyo bambaza nkavuga nti jewe n'ubujiji bwanjye mureke umuntu mara igihe kingana kuriya mfunzwe. Ariko Nepo bantu barahita babibona. Ndashaka abantu bareke gufana muri social media, niba ari ugusenga bashira amavi hasi, batatia amavi chini, tutaomba Mungu. Amen. Hakurikiraho iki? Ampagurikiriza abagore n'ubundi bamye bakorera ku Musaraba TV, basenyeye ngo baransengeye ngo mfungurwe, barahindukira nimanye kamera ngo Theogene asubiyeyo. Ako kantu kasubiyeyo no bahise batreninga iko bazabigenza, bakoresha uburyo bwose bushoboka kuba nasubirayo. Uyu munsi Nepo nyiri Umusaraba TV ni tariki zingaho uyu munsi? Abantu barebe 29 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Baze kureba igihe iki kiganiro muhite mucyeditinga. Aka kanya gihite gisohoka, muraza kureba icyari bukorane n'ura mu pastori. Ndashaka kureba igisohoka mbere. Aka kanya ari mu murenge wa Nyamata kwa pasteri mu biganiro nanone
byo gukomeza kunsebya no kunyangisha rubanda no kunsiga icyangiro no kunsenya yego kugira ngo noneho ibya audio hazemo n'ibindi abantu bagira uko bamfata hanyuma nsoza kugira ngo mbakire mugire ibyo mumbaza umugore wa mbere n'uwurukara munini wavuze ngo mbihawe nijoro ngo nari ndyamyira bimwe ngo musengere nibishaka asubiyeyo nabiyamye kongera kweditinga ibiga ikimenyetso rahita bakibona umuhungu atangira kubura content canitangira kumanuka kuko mvuye ku musaraba TV ntazagera n'uzongera kujya kuhanshakira cano yanjye yitwa Iriba ry'Abera TV nibyo nzabazwa na Niba bazabimbaze ku Iriba ry'Abera TV ikiri ku musaraba sinemerewe kongera kukibazwa umuhungu arongera aca nyuma ruhinga yongera kweditinga ibiganiro nafungiwe n'ubundi bigize amakosa atangira kubisubizaho yabipanze na babagore isi yose byumve Abanyarwanda babyumve Niba byumva abacamanza babyumve uyu ni wo mugambi rero ndi gucurirwa kugira ngo subire hehe gufungwa hanyuma abantu nibongera kubona bya biganiro bavuga ati uyu muntu koko ntiyumva uyu muntu ufunguwe yongeye kongera guhanura bya bintu kuko ntago abaturage bose bazi ibintu byo muri social media hanyuma rero nepo azi password ya telefone yanjye ntago jewe nigeze ntangaza ko hari amafaranga yanjye yariye mu gihe nari mfunzwe ubuvugizi yakoze Imana imuha umugisha groupe yakoze Imana imuha umugisha ibyo yakoze byose ndabimwubahira nzanabimwubahira nukuri rwose ndamutse nanga nepo Imana impane nta muntu nanga uretse umubiri wanjye niwe satani mfite wampinduka akakanya nkabikindi hanyuma tega amatwi itangazo rya mbere avuga ngo abadeyasipora turi kumvikana abadeyasipora amafaranga murayanyuza kuri telefoni baruye kuri Jeanne Paul Museni dusingiza Imana na abadeyasipora abo mu Rwanda murayanyuza kuri nimero ya nibishaka Theogene ibyo nta kintu bintwaye ushaka kunsebya ndazana kira kipapuro bajya ku historique yo kuva ku itariki 28 nibwo nafunzwe zukwa 12 yego hanyuma ibyo nabonye yo ninjubizi nge nta mwanya mfite ibyanyuze kuri Zaburi message boherereje Plaisir by'amafaranga uko yagiye asirikira njewe narabaze mbara miliyoni n'ibihumbi 210 umwavoka wanjye yakiriye amafaranga ibihumbi 500 ibyo nakazi kanyu hari urubuga rwari mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gasanze umudugudu wa Nyakabungo urwo ni urubuga rumwe urundi rubuga rwabereye mu karere ka Kicukiro muri Niboye ibyo ntabyo muzi turi kumvikana urundi rubuga rubera muri Muhororo urundi rwabereye hano turi mvuze imbuga zingahe ntawamenye umubare Theogene yari yakoze ibyaha bingana iki umwavoka ku buryo yagombaga guhembwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda na Kazungu bikekwaho ko yisha abantu byaramuhamye simbizi ntago mbizi sinje mbyitaho sinari impari uyu munsi izo miliyoni nta mwavoka yazihaye Theogene nari nakoze iki mu Rwanda ibyo byose ndaza ndaceceka hejuru y'ibyuma byanjye ndaceceka hari n'ibyo nabuze ndaceceka ndanabyigurira ndongera mbyongeramo uwo twajyanye ushaka kumva ibyo mvuga ko ari ukuri wa mugabo ucuruza ama PS mu mujyi yitwa nde kwagiye kubigura bya kamera kwa Shundu ndanamwamamarije Imana imuha umugisha oya kamera rwose sibyo ndongera ngura amabuye ikarita murarya nibindi ntashaka kuvuga ndaceceka none muti Theogene nibishaka afite umugore yabitse mu nzu babyaranye umwana wamugaye ubana n'ubumuga biki n'ibindi byinshi ibyo nakazi kanyu ndashaka nereka isi yose icyo nibishaka azira akarengane ndimo nkorerwa ngambanirwa nabo nakamiye sibyo amafaranga yanjye bayestayemo wifi mu nzu bayaguramo intebe ndaceceka
n'amagaze n'ibindi bisa nabyo ndaceceka sibyo na televiziyo ndaceceka mwarakoze kuba mwaramkoreye ubuvugizi ikintu kimbabaje n'uburyo dusoje nk'abapagani twaraje tuvuga ngo tuje kuvuga Yesu tugaragaje isura itari nziza hanyuma ni iyihe mpamvu umuntu wese uhagurukiye Theogene ari kujya kureba pasiteri aka kantu niko nshaka ko abantu bareba niki kiri gutuma ibyitwa amakosa n'ibibi byose Theogene yakoze biri gushikirizwa pasiteri Claude ni muntu ki ese koko mu Rwanda ni muntu ki urakoze cyane wamfura audio kwa Claude sibyo nepo kwa Claude umusaraba TV kwa Claude what is this is social media kandi ari abantu bavuze ko umusaraba ari cyo ari ryo zingiro ry'ibyo byaha byose yes aha hantu rero abahanga mu gusesengura muhera hangaha niza 3 ya primaire na 3 nta nirindi rirengaho aya rampagije nayo Yesu yanyegesheje natanyica zankiza ngaho mbaza muhereho cyangwa jewe reka mpereho kubera ariko by'umwihariko Abanyarwanda abari mu mahanga mwumvise iri audio sorry 100%. Kanugura inyoshya bibi. Uweretswe yerekwa sinari mpari. Nibinakureba. Imana imusura ntago mbizi. Tamusura ntabwo bizi. Ntago mbizi sitake bingine sio kama napenda. Sawa. Njewe ikintu kintunguye pasi urakizi ntunguwe yegereza mikoro neza ntago nari nzi ko kuva yafungurwa burangiye sinyankunda kwinjirira abantu mu buzima ngo menye ibintu byinshi ntago nigeze menya ko bagiranye nyine ayo makimbira zigezaho n'umusaraba njewe aba bombe batuyikagugo nanjye niwo ntuye gusa icyo nari nzi ko umwari muramu wundi urakoze cyane Imana iguha umugisha kuko makuru cyane niyo bafite nzi ko umwari muramu wundi numva ari babantu bashyigikirana abantu yego mu rubanza rwawe ngira ngo abantu wenda utwo tuntu tundi twajemo ntago abantu bari batuza ariko ngiye numvaga ko Niba ari we muntu washatse umwavoka ari we muntu wabikurikiranye buri kimwe cyose ibyo bintu rero birantunguye ukuntu hajemo utwo tuntu tundi nibyo bya kamera ntabyo nari nzi uranakoze gushyiraho umucyo wenda abantu babimenye nimba hari n'uburyo mutabanye neza nimba binagiye hanze bisobanuke neza abantu babimenye ese ngiye ndi kwibaza umuntu w'umufamiliye cyangwa se umuntu umukwe wabo muramuwe aya makimbirane yawe nawe ese koko nibyo ko ni urumuramu cyangwa oya jewe ntereta mushikiwe ndanamukunda nubu tega amatwi reka twiyumvire ukuri ntereta mushikiwe ndanamukunda nawe arankunda simvuze amazina ye ubwo niba hari umugore nabitse mu nzu rero ni mushikiwe sibyo kuko nta wundi muntu mu gihe cyose menyanye na Nepo nakundanaga nawe naravuze ngo ejo mu kiganiro ntihagire umugabo wongera gukora ikosa ryo kwisobanura ku gushinjwa abagore mu gihe yibana ntihagire umugore ukora ikosa ryo kwisobanura nizi ngunzu ubona ziri kujya guharamba rura rugo rwa Siya sibyo mvuze ingunzu ziri kujya guharamba rura rugo na Yesu yararikoresha iryo jambo byibura nangwa na Noheli aravuga ati jewe ijwi ryansanze Imana yansanze abateretswe baritwaza iki sibyo irari nuko nyakwigendera tarurimo iyi pusi itari mu nzu imbeba ntizitinya kunya ku meza hari abashitsi iyo abarura rugo rwa Theogene harimo ipusi nta mbeba yajyayo reka munshinja abagore nuko nashenye ndabyemera ni igikomere mbana nacyo uwankubitira mwaho rero afite ishingiro reka noneho ndongore reka ndongore kandi nukuri ndazana umudiaspora arajyaye ku ijoro ritabaye mu kwa karindwi ari mu kirere aragira ati nubwo nakubona gusa ngapfa birahagije mu yandi magambo nuko hari ijambo rikomeye n'imbuto yabonye neza nukuri ibi rero ngo Theogene ngo afite video ngo asambana
ntazo mwaba mufite ngo mureke kuzizana. Umuhanga azagerageza. None ikintu gisekeje ni uburyo mba muri muhororo, nukuri simba muri muhororo. warimutse se inshuti yanjye Theogene uzumva avuga ko aba ku Gisozi, Theogene uzumva ko abinyamata, narabavumbuye narabamenye, simba muri muhororo. Bamwe bati abigasanze, ntago mbigasanze. no kuvuga ngo mushiki wa Nepo buretse gatoya Theo wavuze ko umutereta kandi umukunda, ubundi hari uri mu kirere mu diaspora ugiye kuza mu kwezi kw'indwi. Aha, turatoranya ku baperezida ba repubulika nawe kamite ngusubiza sibyo. Hanyuma mu gihe nabonye ko umuriro watse kwa mabukwe no kwa data bukwe, rero ubwo nyine kubera ko Theogene ntago ndi ikibembe, ndi muzima, ndi umugabo wakitaho nkaba mwiza, none ahunjyanye mu mategeko y'umuhanda nayiga nkazana perime. Imana yampaye impano yo gufata mu mutwe, ntago namugaye, ntago nashenye kubera ububwa cyangwa kurangara cyangwa kubura ubwenge, ntago nabura umugore. Buriya kugira ngo njye mu rugo rurimo induru mpagurukiwe n'uwakanyubatse agakavaringa ibibembe byanjye akavuga ati, hanyuma se mu gihe naba nubatse nabi na mushiki we yambikira ibanga, ibyo azanye turi mu rukundo yabihisha twaserereye no mushiki we. Hanyuma rero mfite uburenganzira buhindukiza ikirenge, kuko ntago nshaka kuzongera gukomeretswa n'icyitwa urushako. Nabonye isomo rikomeye, icyo si cyo wendaga kumbaza. Hanyuma atinya ijambo rivuga ngo Theogene mukozi w'Imana, I love you so much, ngiye kurira indege mve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas. Uranyumva neza? Njya numva bavuga ko nta wakwemera niyo nakubona gusa ngapfa mu kwa kabiri umugisha abantu banambira abandi. Iryo jambo rero rirahagije, uwo niwe nanjye naho yahinduka iryo jambo nzarizirikana. Niyo mpamvu nujya gushwana n'umuntu uzarinda icyiza yakoze, ntukamukubitire mu bibi wamubonye. Nukuri murakoze umbaza sishaka ko tuza gutinda muri ibi bintu cyane, kuko Theo ndavuga ngo nubwo akoze ibiganiro byinshi, iki kiganiro kibaye ipfundo ry'ukuri kose kwari kuri ku mutima wawe. Reka tuvuge kino kintu, abantu benshi bibaza Theo ubundi twamushyigikira gute kugira ngo umurimo w'Imana we uve mu kajagari, twere kubona Theo usa nkaho nawe atafite adresse, usa nk'umuntu nawe uzerera mu murimo w'Imana, utabaza ngo ndamushakire ndamusanga he. Kuri muri Theogene umunsi wa mariage ni nawo munsi wo kwimikwa ku bushumba. Simbahaye content noneho y'umwaka. Umunsi wo gukora mariage ni nawo munsi wo gusukwaho amavuta y'ubushumba. Nanze gushinga idini nkiri muri iyi situation, nta mugore waza kurinda amavuta yanjye nibana, niho mutubeshyara. Nakunze kubabwira ngo nujya mu rusengero ukabona umushumba yicaye kuri podium afite protocole, ariko mama pastor ntashobora kumwicara iruhande rwe, sohoka muri urwo rusengero kuko ni mu kuzimu. Umugore utajya kubaka amavuta y'umugabo we hejuru ya ziriya ni ikimenyetso cy'urugo bubatse. Nukuri ni ikimenyetso ariya kuriya guheheta, arara heheta kuri WhatsApp akimuwo babana umwanya. Sinkeneye umugore nzaca inyuma, sinkeneye umugore nzakomeretsa, sinkeneye umugore undi mukobwa azaza guprotokora amavuta yanjye nitwa ngo mfite umugore. Niho muri inkozi zibibi n'ishyano ryaguye, ihishurirwa ryanjye ryamishuriye byinshi. Ntabwo waba ukunda umugore wawe pasi ngo areke kuza gukavaringa amavuta. Benshi babashyira mu bikari, ntiyanahakandagira. Hari abagore benshi muri izi nsengero bafite ibikomere baba badashaka kuza kuvuga, kuko ntibafite umwanya wo kwibabariza abana babo ngo batingo, ariko bamugaye mu mutima, bashengutse. Niba umukunda natera intebe iruhande rwawe, yayitera te na zira message urara wandikirana, wazitera te, yahicara te na kuri yaguheheta. Abagore basimbujwe telefone mu bituza by'abagabo babo. Imana ibomora ibikomere. Niyo mpamvu umunsi wa mariage yanjye hazabanza mariage, hakurikireho gusengerwa ku bushumba.
abantu benshi cyane bashimishijwe na buno butumwa utanze ngira ngo ikintu bahoraga bakibaza cyane kubera ko audio muyijugunye kure y'inyanja ntagire uwongera kuyitaho mwite ku kiganiro naraye nkoze n'iki ngiki muramenya icyo narimbitse muri Theogene Theo hari ubutumwa ngire ngo abantu benshi cyane bakuye muri kino kiganiro ku mucyo w'ibyo bintu byose ugiye kwimikwa hano mashaka uzimikirwa muri hetorero ese mu byukuri ko wumva Texas Theo tuvuge ko ubu agiye gukora umurimo mu Rwanda by'akanya gato ariko agiye kukomereza iyo ngiyo ibwota amasimbi bo byose Imana erega Theogene bamurebere mu isezerano riri gusohora nje ntibandebere ko ndi gutungwa na social media ari nayo mpamvu abantu bona bahagurutse ku muvuduko uri hejuru nuko bahishuriwe icyo mfite yego ndasubiramo akakana impamvu Theogene nahagurukiye ku rwego rwo hejuru abandwanya bo bahishuriwe ikindimo ikibazo site kuko nzapfa nzabora nzibagirana ariko ibiri muri jewe bigomba guteza induru nihame nukuri urumva umurimo ni mu Rwanda gusezerana ni mu Rwanda kwimikwa ni mu Rwanda itorero riri mu Rwanda aho rizagaba amashami ni Yesu ubizi hanyuma ryitwa iriba ry'abera ibindi nzabishiraho nyuma iriba ry'abera nukuri iyi ni ministry ikomeye cyane kandi abakunda Theogene nabifuza kumushyigikira ntagira untakariza ikizere ndakijijwe ibi ngo abajiwe arabarongora ngo umuntu ubwira ngo benura ngo gira ngo benura yageze hose ngo asa nongere akakantu ngasobanure uriya mubyeyi mukomeje kumushiraho igituta akajya mu ese mbabazi yaza kuba dasenga ari nk'aba bo kuri iyi mihanda babandi bakiradodora muba mumugeze he barabonye ibyo bavuga noneho pasi karame hari icyo ntashakaga gukora ariko uragikoze nge nta majwi yanyu ndi bukine nta n'amafilime nkeneye kwerekana ndakijijwe yego ningira n'uwo nshira hanze ngo audio ibiki nta mwanya yego sibyo Noheli nta leadership yindi tugirana sibyo yibereho mu buzima bwe ibyo arimo nibimuhira tuzavuza impundu nukuri ariko nibinanga nawe azatuza Imana izamuhemba ibindi yego ariko ndagira ngo mbabwire aka kana sibyo yego sinzi ikintu abantu bashaka kumenya kanegere hano ngewe ndakubaza icyo nkubaza ari cyo usubiza iyi foto ni yande Asia Uwanyana okay hari ikindi ndengejeho oya iki ni iki nama voicemail iki ni iki ni voicemail y'uno munsi ndashaka usomera isi yose iyi message ivuze ngo iki Imana niyo nkuru muri byose urakoze hari ikindi mvuze Imana imuha umugisha ubupfura bwe n'uburere ntabitakaze kuri iyi mihanda Imana igumugisha sibyo birenze bisama hari ikindi ndengejeho hari audio nkimwe oya kandi zirimo nizirimo hari uzaho mpurira nawe hari uzi icyo tuvugana hari umenya icyo twavuganye ko ntagitangaje kuri iyi mihanda please mutwitondere ntago navangiwe ndi muzima ikosa ntashobora gukora nukuza gukina ingirwa amajwi hehe kuri izi kamera kugira ngo confirm wemeza abantu kuri umunyakuri ko ndi umuhatari ko nkome oya ntago ngewe nzanye induru n'intambara yego ndakijijwe amen Theo Imana igumugisha cyane ngira ngo abantu bifuza byinshi cyane musure iriba ry'abera TV kandi bace mu gikari bansure bakuganirize banagusobanuza ahubwo ndagaye umuntu uri gukomeza gukina video za Noheli arimo aramwohereza mu kuzimu yakamusanze ati Noheli dukora iki ujye mu murongo w'ijambo ry'Imana niba babona koko yayobye niba babona yayobye kuki mushimishwa n'ikintu cy'icyaha umuntu aguyemo mukakizana kuri iyi mihanda Bibiliya avuga ngo nimugende mu mahanga yose abazemera muvuga ubutumwa abazemera muzaba bati mubwire abantu mubahindurire kuri Kristo nukuri neparungukira he mukunsebya kamera ni yanjye nababara agiye kugurisha isambu kwase ntabwo rero mukankubana arusha se isambu agure kamera Imana imuha umugisha hanyuma ibi ngo yanguriye cano nta cano yanguriye rwose sinigeze ngura cano ngira ngo na process irimo kubigura niba ari umuhanga wayinguriye ababwire password sibyo reka twere kubitindaho cyane kuko please Ako process yo kugura cano ntiyari hari urakabyara ndabizi twarajyanye
nanjye nari impari cano twagombaga kugura mbivuge neza isi yose ibyumva niya dore imbogo bivuge neza ntitwajye pasi dukuruhana twari turi kumwe mu mujyi hariya kuyihere sitora kuri gift restaurant kuri gift restaurant turacekinga dusangamo amakopirayiti n'ibindi bisa nabyo ndayireka yashakaga ibihumbi 500 yo cano sinayiguze iriba ry'abera ministries yafunguwe na Nibishaka Theogene ni nanjye uyikoresha abahanga bajyeho barebe hari izindi saga ziri muri iriya cano iyo nkenera gutwika iyi mihanda nari guhamagara ibishegu n'ibindi bisa nabyo nanjye nkarundaho hariyo Nibishaka Theogene wenyine n'ikindi kiganiro kiriyo cy'uwitwa imbeba y'inzungu bajyeyo barabibona ni ibintu byiza cyane Theo reka tukubwire ngo umugisha w'Imana iriba ry'abera ministries ni ihema nziko rizatwikira benshi kandi rizamara inyota niriba rizamara inyota benshi Theo reka dutange nimero ya telefone yawe ubundi usengera ubwoko bw'Imana ntaratanga nimero de telefone umuntu wacumijwe n'iriya audio nafatiriya kotegisi bakoresheje iriya pampa yitwa audio ajugunye kure mu nyanja yitwa kwibagirana yongere asesengure neza ikinyarwanda cy'ikiganiro naraye nkoze n'iki ngiki acyumve ndashaka kuzabaza Noheli kugira ngo umenye process y'ibigano byari biragati hariya kuko waramubwiraga yarishyuraga kuko hari impamvu z'ibyo byose kandi Theo Imana gumisha nimero ya telefone hanyuma ndabasezeye inshuti zanjye numvaga ndusha umutima ariko ubu ndaruhutse icyari kibyimbye ndakivuze icyari kimbangamiye ndakivuze nukuri ubu ndaruhutse nongere ntangariza isi ngo nukuri ndabababariye nukuri kose ndabababariye Theogene Imana izampijuru nta kindi nifuza umukristo wese azakomera mbibutsa aka kantu uwisize azagwa n'uwasizwe azagwa naraye mbivuze ejo ariko ufite iriba ry'amavuta muri we azakomera Imana ibampera umugisha telefone ni 07 8 8 8 01002 muze twumva ijambo ry'Imana dukizwe ariko kandi mujye mwumva ibiganiro mugere no gusesengura umwuka w'Imana abomeho amen reka dusenga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru uri umukozi w'umuhanga shirwa hejuru Mana wo muri iyi mitima yari yagiye kure igaruke mu murongo kandi nanjye Mana ukomeze kumbeho undinde satani undinde gereza undinde abakobanyi undinde abadayimoni undinde abazimu bose mu izina rya Yesu nshinganishije ubugingo bwanjye mu biganza by'Imana Mana uzandengere amen Imana igumugisha nawe warudukurikiranye kandi Imana ibarengere mwese kandi bashyigikire Theo n'iriba ry'abera ministries ndetse n'ubwo bukwe twitegura bazanantwerere oya bahera aka kanya banantwerere kuko buri vuba ni muri uyu mwaka tuzagenda tuganira ibindi byose turi kumwe kaza ariko igifite agaciro no kubanza kumbabarira kubwira ya voice mbabwiye impamvu yayo iriya voice nayicuze mu buryo bwibuye ndinaga hano nibonera ibyo kandi hari icyabonetse murakoze kandi rutumwe tubonye Asiya yatanze kuri wowe kandi n'ibindi byose nk'ibyo Imana ibamugisha turabakunda cyane Imana ibarinde.